ubuhanuzi nyakuri buri ahangaha buri mw'iri jambo ry'Imana. Niho hari ubuhanuzi nyakuri, niho harimo iby'ukuri, niho hatabeshya. Imana ivuganye natwe ko ariyo ije kuturengera. Ari ibihugu byinshi mwatataniyemo, ari ibihugu byinshi mwatataniyemo, mubibayemo, mwabaye mu buhungiro, mwararize, ayiwe mwarababaye, ayiwe. Ariko Imana irambwira ngo kuko itabaye abanyarwanda ikabarinda ku amarira, ngo namwe niko ibatakuntu binyuranyije, bikubira irabihagaritse, ibyo mwabonaga nk'ibikuba birahagaze, kubera yuko hari ukundi kuntu ibigenze. Yitegereze gutaka kwanyu, mbona uruyuzi rurameze ruhagurukiye mu gihugu hagati, uruyuzi mbona rukwiriye igihugu cyose. Buri wese araje arariye, buri wese araza arasoromya ajyanye iwe, kandi buri wese arariye arahaje. Rurakuze rurerure, rugeze mu gishorishori cy'ijuru, hanyuma rutwikira igihugu cyose. Mbona igihugu cyose kigeze igicucu cyarwo, hanyuma Imana irambwira ngo hari ubundi bwami hagurukije muri kiriya gihugu, hari undi muntu ihagurukije. Imana niyo yarinze abanyarwanda uyu munsi wa none, niyo ibarinze. Iyo Mana yirinze abarundi bayubaha, iyo Mana yirinze abanyamurenge bayubaha. Yesu abayizeye, mwebwe mwese abayiringiye, ngo nimuve mu bihugu mutuyemo, mutahe mujye kubaka ibihugu byanyu, muze mujye kubaka ibihugu byanyu, mukwere ibihugu byanyu. Reka tubashimire mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV, mukurikira channel zacu Ishimwe ry'Imana TV. Mukande subscribe kuri izo channel zose kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Turabashimira rero mwebwe mubireba kuko ni byiza cyane, mukore share, like kugira ngo abantu bose bajye babireba, twese dufashanye mudutera inkunga muri ubwo buryo. Mwese mutuye rero mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, Imana nibarinde kandi bakomeze. Mutuye mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, mu majyepfo, namwe mutuye muri diaspora, reka tubasuhuze. Muri uyu mwanya rero n'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana, yaramaze igihe arwaye, ariko mbere na mbere kugira ngo tubanze tumwakire kuri izi channel, reka tubanze tumubaze amakuru ye kugira ngo tujye muri mood yo gukora. Mumeze mute ubundi ko mwatubwiye ngo murarwaye? Reka tubanze tubasuhuze. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, kandi turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kuko iyo niyo ndamukanya nk'abana b'Imana tugomba kuramukanyamo. Rero nk'uko bivuze, nari maze iminsi ndwaye, ariko kuba umuntu arwaye ntabwo bivuga ko atakora umurimo w'Imana. Hari igihe biba ngombwa ko duhaguruka tukajya mu murimo kandi turwaye, kuko tugomba gukora hakiri ku manywa, kandi tugomba gukora mu bibi no mu byiza, tugomba gukora tubabaye, tugomba gukora twishimye, tugomba gukora turira cyangwa tunaseka. Tugomba gukora rero igihe cyose bibaye ngombwa ko dukora. Rero niyo mpamvu nanjye naje, uzi ko maze iminsi ndwaye, naje kubw'ubutumwa nari mfite ngira ngo mbugeze kuri bene bwo. Niyo mpamvu rero ubona nahagurutse nkaza rwose nta mbaraga, ariko mu Mana biremera, muri Yesu biremera, niko umuririmbyi yavuze ngo muri Yesu biremera. Natwe turi muri Yesu rero biremera, nta mpamvu yo gukangwa n'uburwayi, nta mpamvu yo gukandwa na biracitse. Oya da, ibi ngibi n'ibitero Satani aba yazanye ngo bitubuze gukora umurimo. Ariko ba Tobiya na Sanibalati na Geshemu, abo ntibabura mu murimo w'Imana, ariko muhumure, Kristo yaratsinze. Uko Nehemiya yubatse inkike zikuzura, ntago hari habuze ibyamo rwa Tobiya, Geshemu na Sanibalati bari bahari, ariko ntibamujije gukora umurimo. Rero n'uburwayi buzanwa na ba Tobiya na ba Sanibalati na ba Geshemu, abo nibo batubuza gukora umurimo, babagira ngo tudakora umurimo. Ariko tugomba gukora umurimo w'Imana, uwadutumye hakiri ku manywa. Yego, Imana nishimwe rero, kandi Imana iguha umugisha kuba wemeye, mbese ukaba wemeye kumvira Imana, ukaba uje gutanga ubutumwa bw'Imana cyangwa message y'Imana. Burya kandi wari unarwaye, navuga ngo Imana iguha umugisha. Murabyumva rero mwebwe abadukurikira ku Muremyi TV no kwishimwe
ry'Imana TV yavuye mu rugo arwaye kugira ngo abagezeho iby'Imana yamuhaye. Ngaho rero mudukurikire, muhere ku kiganiro aho bitangirira ubyumve, kandi ndabizi ko urakuramo ibyawe. Ni ubutumwa bukomeye, reka tumuhe karibu none dusengera Imana akomeze n'ubutumwa Imana yamuhaye. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe, kandi tugushimiye ko waturinze mu minsi yatambutse, uturinda ibiteye ubwoba bya nijoro, uturinda ibitwasamiye urabidukuriraho mu izina ryawe, ibiturwanya nabyo urabitera mu izina ryawe. None waciye inzira turatambuka tuza tugera hano Ishimwe ry'Imana TV n'Umuremyi TV. Twahageze kugira ngo tuvuge kugira neza kwawe n'imirimo y'Imana n'imirimo yawe itangaje. Rero tukigera hano hantu tubanza guca bugufi imbere ngo tweze dutunganye uko watubonye mu kose kutubabarira, kandi icyo kitagutungana cyose kive mu nzira mu izina ryawe. Hanyuma tugiye gutambutsa rero ibyo wadutumye, kandi tugiye kubivuga duhagaze mu butware bwawe. Ngaho bana natwe rero kandi turengere mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Turaguhamagaye ngo ruruku dushyigikire, ingabo zo mu ijuru zitugote, bamarayika batugote, kandi Mwami mwiza utambuka ugire no mu barwayi, uko ijambo ryawe rikiza abarwayi, ijambo ryawe rihembura buri kimwe cyose cyari kizahaye. Ngaho nuhembura abarwayi, abashoje n'ubahaza ibyo kurya, kandi n'abafite inyota nabo nubahe icyo kunywa kibakwiriye, nambaye usa n'ubambike. Hanyuma turasenze rero Mwami mwiza ngo iri jambo abagiye kuryumva ribagire umumaro, kandi ribakore ku mutima, kandi bumve icyo ubashakaho, kuko uri Imana igira imbabazi n'ubuntu budashira, kandi bumve n'ibyo ubatumyeho, kuko ndabizi neza ko hari abo bitumiyeho, hari abo bakeneye, hari bene byo babikeneye. Ngaho bibashyikize mu izina ryawe. Twere twemeye kuba mikoro, ngaho ivugire mu izina rya Yesu uko duhagaze mu butware bwawe. Amen. Amen. Ni karibu rero. Ubutumwa rero nzanye ndabuzaniye ari ubw'Abanyarwanda, Abarundi n'Abakongomani, cyane cyane Abanyamurenge mu gihugu cya Kongo. Rero ubutumwa murabizi neza ko tumaze iminsi twebwe mu Rwanda amasengesho twarayasenze yararangiye, twayasenze ku itariki 30 na 31. Abari nabo batangiye kuri 2 no kuri 3 no kuri 4, bazasoza ejo kuri 5. Hanyuma rero ariko Imana yo mu ijuru hari igihe yumva gusenga kwacu tutarasoza no gusenga, amasengesho ikayumva, hanyuma ugahita imanura ibisubizo. Rero niyo mpamvu naje nzanye ubutumwa bwanyu kugira ngo mubwumve, mumenye icyo Imana igambiriye n'icyo ibashakaho. Rero turasoma amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya 43 niwe tugiye gusoma. Urasoma uhereye ku murongo waho wa mbere ugeze n'umurongo waho wa 10. Yesaya 43 uhereye ku murongo wa mbere ugeze ku wa 10. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yego. Yesaya ibice 43 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Amen. Ndagira ngo wite kwa aka kantu, wowe unyumvise, wewe wumvise ntiwumve yuko ari Abisirayeli babwiwe, ahubwo ni wowe Munyarwanda, ni wowe Murundi, ni wowe Munyamurenge, ni mwebwe muri kubyirwa aka kanya. Ni mwebwe muje gucungurwa n'Imana. Abisirayeli bose ni Umunyarwanda wese ukora iby'Imana ishaka, ni Umurundi ukora iby'Imana ishaka, ni Umunyamurenge ukora iby'Imana ishaka, ni Umukongomani ukora iby'Imana ishaka. Uwo niyo Mwisirayeli uri mu byirwa aka kanya. Amen. Umurongo wa mbere, ariko noneho Uwiteka wakuremye, ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye, wowe Yakobo, kandi akakubumba, wowe Isiraheli, aravuga ati, avuganye nawe ati, witinya, ngo witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, nkaguhamagara mu izina ryawe, uri uwanjye. Nta wundi muntu ubereyeho, ahubwo ubereyeho njyewe. Uri uwanjye, ninjye waguhamagaye, kandi ninjye wagucunguye. Amen. Yego. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Ngo nunyura mu mazi, hari ibyo unyuramo bimeze nk'amazi, ariko Uwiteka azaba ari kumwe nawe. Nuca mu muriro ntuzashya. Nuca no mu muriro ntabwo uzagutwika.
kuko Uwiteka ari kumwe nawe, kuko Uwiteka hari ibyo tujya tunyuramo bimeze nk'amazi, bimeze nk'imigezi, bimeze nk'imiriro, ariko ibyo byose uko turi kumwe n'Uwiteka ntacyo bizadutwara, kandi ibirimi ibyawo ntibizagufata, kandi n'ibirimi ibyawo ntabwo bizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli. Imana yawe, Imana yawe. Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho incungu. Uwiteka Uwera wa Isirayeli wawe yagutangiriyeho Egiputa ho incungu y'ibyaha byawe, iyo aho hatanzwe ku bwawe kugira ngo ubeho. Etiyopiya na Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Aho hose hatanzwe ku bwawe, wowe munyarwanda, wowe murundi wubaha Imana, mu Kongomani, munyamurenge wubaha Imana, ni mwebwe aho hose hatanzwe ku bwanyu kugira ngo mukunde mucungu, kugira ngo Uwiteka wundi abacungure. Kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba uwo kubahwa, kandi ukaba umuntu wo kubahwa n'Imana, nanjye nkagukunda, n'Imana ikagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Nicyo gituma nzatuma Imana izatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Biriya Egiputa, Sheba na Etiyopiya ni uduce Imana yagiye gutangirira kugira ngo ubu turimo, kubera ko ibihakuragiriye, ibihagucungishije amaso, ibihakureberera. N'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. N'amahanga yose Imana yatangiriye ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Oya, ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba. Nzagukoranya nkukure iburengerazuba. Nzagukoranya hanyuma ngukure iburasirazuba. Nzabwira ikasikasi nti bari kure. Nzabwira ikasikazi uti bare kure. N'ikusi mbabwire nti wibimana. N'ikasi mbabwire ngo wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure. Ngo nzanira Uwiteka azabwira ngo ibyo bihugu byose nibirekura abahungu ba Isiraheli, nibirekura urubyaro rw'ibyo bihugu, hanyuma bave kure baze mu ibyo bihugu. N'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. N'abakobwa bawe baze bave ku mpera y'isi, bataye mu bihugu byabo. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryawe. Ngo umuntu wese Uwiteka azategeka ibihugu byose birekure umuntu witiriwe izina ry'Imana, aze asubire muri gakondo ye. Uwo naremye kumpesha icyubahiro, ninjye umuremye, ninjye wamubumbye. Uwo naremye ninjye umuhesha icyubahiro, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Uwo ni Uwiteka urimo uvuga ibyo ngibyo. Sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi. Ngo sohora impumyi zifite amaso ntizibone, ndetse n'ibipfamatwi bifite amatwi ntibyumve, ibyo byose nibisohoke. Amahanga yose akoranywe, amoko yose aterane. Amahanga yose nakoranwe, amoko yose nakorane, yose akoranira imbere y'Uwiteka. Hari abo muri bo babasha kutubwira bakatwereka ibyabayeho. Mwabo bose hari abarimo babasha kutubwira ndetse bakatwereka n'ibyabayeho byose. Nibatanga abagabo batsindishirizwe. Hanyuma nibatanga abagabo, nibamara kubatanga batsindishirizwe. Cyangwa se bumve bemere ko ari iby'ukuri. Cyangwa se bumve cyangwa bemere ko ari iby'ukuri. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije. Muri abagabo kumamya ibyanjye. Ngo muri abagabo guhamya iby'Uwiteka Imana.
niko Uwiteka avuga, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari njye. ngo kugira ngo tumenye kandi tumwitegereze, tumenye ko ari Imana koko. Nta mana yambanjirije kubaho kandi nta yizamperuka. Oya, ngo nta mana n'imwe yayibanjirije mu kubaho, ndetse nta n'izamuheruka. Imana niyivuze. Iyi ni imwe n'amagambo dusomye, nimwakire ubuhanuzi bw'Imana bubazaniye. Nagira ngo mbabwire ngo ntihazagire ubundi bintu hano utegereza ubuhanuzi nyakuri. Dore ubuhanuzi nyakuri buri aha ngaha, buri mw'iri jambo ry'Imana. Niho hari ubuhanuzi nyakuri, niho harimo iby'ukuri, niho hatabeshya. Imana ivuganye natwe, ivuganye natwe, ivuganye natwe ko ariyo ije kuturengera, ariyo ije kudukoranya, gukoranya abayo. Imana abanyarwanda irabarengeye, ibakirije igikuba cyari gicitse, ibakirije amaboko akomeye yarabahagurukiye, kubera yuko yarebye gukiranuka kwabo, kubera ko yabakunze, kubera ko yabanye nabo, kubera yuko bayibereye inkoramutima. Hanyuma bamaze kuyibera inkoramutima, irabishimira, nayo irabakunda. Amen. 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 Hanyuma Barundi namwe, hari ibihugu byinshi mwatataniyemo, hari ibihugu byinshi mwatataniyemo, mubibayemo, mwabaye mu buhungiro, mwararize, ayiwe mwarababaye, ayiwe. Ariko Imana irambwira ngo kuko itabaye abanyarwanda ikabarinda amarira, ngo namwe niko ibatabaye, niko itabaye kurira kwanyu, ngo yumvise kuniha kwanyu, ngo iri amasengesho yanyu, ngo iby'intambara nta bihari, ngo ahubwo hari ukundi kuntu ibigenje, hari ukundi bigenje, ije kubihindura. Ngo mwari mufite ubwoba, abahunze ngo basize mu gihugu cyabo bazapfa, abandi ngo se ngo turi mu gihugu tukaba tugiye gupfa, ngo tuzize iki? Nimuhumure nta bihari. Ahubwo Imana hari ukundi bigenje, hari ukundi bihinduye. Imana ijya inyuranya amaboko y'ibyishyira hejuru ku buzima bwacu, ibyari bibi ikabyigizaho ikazana ibyiza. Rero nabyo niko bigenze, hari ukuntu binyuranyije, ibikuba irabihagaritse, ibyo mwabonaga nk'ibikuba birahagaze, kubera yuko hari ukundi kuntu ibigenze. Yitegereze gutaka kwanyu, yumva amarira yanyu, ireba agahinda kanyu. Mwese mwararize, ari abari mu gihugu, ari abari hanze, mwese mwararize muratakamba. Imana irabagarukiye, Imana ibagarutseho, ivugana namwe, ivuganye namwe, iravuga ngo nimuhumure, iravuga ngo hari uko ije kubigenza. Kandi mbona uruyuzi rurameze, ruhagurukiye mu gihugu hagati, ruhagurukiye mu gihugu hagati. Uruyuzi mbona rukwiriye igihugu cyose. Buri wari wese araje arariye, buri wese araza arasoromya ajyanye iwe, kandi buri wese arariye arahaje. Amen. Arariye arahaze, aranezerewe, kuko Uwiteka atanze ibyo kurya mu gihugu, Uwiteka atanze ibyo kwambara mu gihugu cy'i Burundi, Uwiteka atanze ibitoro mu gihugu cy'i Burundi, Uwiteka atanze amazu mu gihugu cy'i Burundi, Uwiteka atanze buri kimwe cyose mu gihugu cy'i Burundi, Uwiteka atanze amahoro mu gihugu. Amen. Amen. Kubera ko hari bake baririye Imana, yumva gutaka kwabo, yumva agahinda kabafite, irareba irabyitegereza, hanyuma ibagirira imbabazi. Rero urwo ruyuzi ngo ni umuntu Imana ihagurukije, uje kugarura buri kimwe cyose kandi akagishyira ku murongo, akagishyira ku murongo, akumva buri muntu wese mu mwanya urimo, akamwumva, kandi agakemura ibibazo byananiranye, bigakemuka bikarangira. Amen. Hanyuma Uwiteka arongera arambwira ngo uwo yari yarabwiye ngo kubera ko yari yatinze, ngo Imana, ngo akaba yaniniye n'umwuka w'Imana, ngo akaba yarasuzuguye, akaba yarapinze, ngo Uwiteka ngo imuvanye mu nzira. Amen. Imuvanye mu nzira, ahubwo ihagurukije undi w'umumaro, ashobora kuba ari mu gihugu hagati cyangwa se atari mu gihugu hagati, ariko amakuru mfite nuko atari mu gihugu hagati, ariko agiye gutaha asubire mu gihugu, hanyuma ashyira ibintu byose ku murongo. Ashyira ibintu byose ku murongo, ibidatunganya bitunganye, ibitameze neza bishyire ku murongo, kuko Imana niyo imuhagurukije, kuko Imana yarebye umutima we isanga yakoze ibyo gukiranuka. Hanyuma Imana iramwishimira, Imana iramukunda, hanyuma niyo mpamvu imuhagurukije ngo agende arengere ubwoko bwayo, arengere abantu bayo, arengere buri umwe wese. Ibitari iby'umumaro Imana irabyimuye mu gihugu,
ibitari iby'umumaro Imana irabyimuye mu gihugu izanye iby'umumaro mu gihugu cy'u Burundi. Ibitari iby'umumaro Imana irabyimuye izanye iby'umumaro. Mwakire iby'umumaro barundi kazi, mwakire iby'umumaro Imana izanye mu gihugu cyanyu. Hanyuma Imana yo mu ijuru irongera irambwira ngo mbwire abakongomani, mbona igiti gishoreye imizi muri Goma, gihagurutse ari urugemwe, rurakuze rurerure, rugeze mu gishorishori cy'ijuru, hanyuma rutwikira igihugu cyose, mbona igihugu cyose kigeze igicucu cyarwo. Hanyuma Imana irambwira ngo hari ubundi bwami hagurukije muri kiriya gihugu, hari undi muntu ihagurukije, hari undi muntu ukomeye ihagurukije. Wowe ihagurukije rero ni uje uha abakongomani amahoro. Ibidatunganye araje abitunganye. Ntabwo azareba ngo uyu nguyu yavuga ahangaha, ntabwo azareba ngo uyu nguyu avuga ngo ururimi rungu oya da. Ni umuntu uhagurukijwe n'Imana kandi w'umunyamahoro, kandi ufite buri kimwe cyose Imana ishaka. Aje gutunganya ibidatunganya, aje kubwira abakongomani ngo nimurye imitungo yanyu ntawe uyibasahura, aje kubwira abakongomani ngo nimurye ibyanyu ntawe ubavuza hindura, aje kubwira abakongomani ngo nimurye ibyanyu nta rusasu rubavugiraho. Amen. Kuko Uwiteka namwe yumvise gutaka kwanyu, Banyamurenge Imana yumvise gutaka kwanyu, Imana yarebye amarira yanyu. Niyo mpamvu ibakuye mu bihugu byose mwahungiyemo, niyo mpamvu ibagaruye ngo mutahe mu gihugu cyanyu. Hanyuma ngo umuntu wese uri mu gihugu, umuntu wese uzaba uri mu gihugu ngo azugama munsi y'icyo giti, nta mvura izamunyagira ndetse n'izuba ntabwo rizamwica, kubera yuko uwo nguwo yashyizweho n'Imana, kubera ko yatowe n'Imana, kubera ko yahamagawe n'Imana ikaba arimushyize mu mwanya arimo. Amen. 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 Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, kandi Imana yo mu ijuru nikomeze ibishimire. Imana yo mu ijuru nibahe buri kimwe cyose mukeneye. Imana yo mu ijuru nigume mu ruhande rwanyu. Urihuta dusomere andi magambo dusanga muri Danieli igice cya 6. Udusomere umurongo wa 25 n'uwa 26 n'uwa 27 n'uwa 28. Naho ngaho ugiye kudusomera Danieli igice cya 6. Danieli igice cya 6 umurongo wa 25 haratubwira ngo maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Danieli. Ngo maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Danieli. Hari ibirego byacicikanye ku Banyarwanda, hari ibirego byacicikanye ku Bakongomani, hari ibirego byacicikanye hirya no hino ku Barundi, ngo byacicikanye hirya no hino mu bihugu bikomeye, ariko umwami Imana ahamagaye abantu bareze abo bantu bose. Babazanana n'abagore babo n'abana babo. Babazana n'abagore babo ndetse n'abana babo. Babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Hanyuma babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere. Zibasamira mu kirere. Zibamenagura n'amagufa yabo. Zibamenagura n'amagufa yabo. Batararushya bagera mu rwobo hasi, intare ziba zabasamiye hejuru, zirabamenagura, zirabakacanga, zirabarya. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose. Hanyuma umwami Dariyo, ubu ngubu ni umwami Imana wandikiye abantu bose, mwumva itegeko atanze. B'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose. Hanyuma Imana yandikiye abantu bavuga indimi zitandukanye, abantu batuye mu isi yose, abandikiye abahaye amabwiriza bagiye kugenderaho. Ati amahoro agwire muri mwe. Amahoro nagwire muri mwe bw'abatuye isi. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye, abantu bo mu butware bwose bw'igihugu cyanjye bajye bubaha Imana. Hanyuma bajye bubaha Imana. Bajye bubaha Imana yabo. Bajye bubaha Imana yabo ariyo nyiri ibiremwa byose. Kuko ariyo Mana. Imana ya Danieli. Iyo niyo bakwiye kubaha, niyo yaremye ibintu byose, niyo yo gupfukamirwa, niyo kubararira. Kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ngo kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimbuka, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Ubwami bwayo ntabwo buzahanguka, kandi n'ubutegetsi bwayo buzabaho kugeza ku mperuka y'isi. Niyo irokora agakiza.
niyo irokora agakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza, hanyuma igakora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, mu ijuru no ku isi. kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Kandi iyo Mana niyo yakije Daniyeli inzara z'intare. Mwakire ijambo ry'Imana. Rero mwebwe mwese abatuye isi, hari Imana mukwiye gupfukamira, hari Imana mukwiye kuba, ni ku itegeko ritanzwe. Dukwiye gupfukamira Imana yaremye ijuru n'isi. Nta muganda yasabye, nta n'umuterankunga yigeze asaba. Hanyuma urebe n'ibindi bintu biremwa byose biri mu kirere, birimo izuba, birimo ukwezi, birimo n'inyenyeri, byose bifashe mu kirere. Ibyo byose ni Imana yabiremye. Iyo Mana yabiremye rero niyo yarinze Daniyeli cyagiye mu rwobo rw'intare. Iyo Mana niyo yarinze abanyarwanda uyu munsi wa none niyo ibarinze. Iyo Mana niyo irinze abarundi bayubaha, iyo Mana niyo irinze abanyamurenge bayubaha. Iyo rero niyo yo gupfukamirwa, kandi niyo kwerwa uko bwije n'uko buke. Ariko umuntu wese utayubaha, umuntu wese wishyiraho iryo bwirizwa, umuntu wese wishyiraho iryo tegeko, Imana yasamuye intare, yasamuye iminwe y'intare, Imana itanze itegeko ngo wese agiye kubona ibikomeye bimukanjagure, bimuhekenye, bimumenagure, bimwice, bimuvaneho, kubera ko atari umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Amen. Hanyuma Imana yo mu ijuru irambwira ngo nimbwire mwebwe mwese abayizeye, mwebwe mwese abayiringiye, ngo nimuve mu bihugu mutuyemo, mutahe mujye kubaka ibihugu byanyu. Muze mujye kubaka ibihugu byanyu, mukwere ibihugu byanyu, kuko Imana yabigarutsemo, kuko Imana igambiriye kubagirira neza, kuko Imana igambiriye kubaha amahoro, kuko Imana igambiriye kubaha buri kimwe cyose. Umurundi aho uri mu bihugu wagiyemo byose, garuka mu gihugu cyawe. Mukongomani, munyamurenge aho wagiye, igihe kirageze ugaruke mu gihugu cyawe. Kandi Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nije gucecekesha intambara mu gihugu cya Kongo. Imana irambwira ngo nimbabaze, ngo mbese bakongomani, mwebwe banyarwanda, mwebwe barundi, ngo muribuka ikintu cyitwa Kongo mbirigi, ngo murakibuka, ngo niba mukibuka mutekereze, mwongere mubirebe, musubize amaso inyuma mubirebe, hanyuma murebe kugira neza kw'Imana. Imana irambwira ngo ije kwihesha icyubahiro ku bakomeye, uko ije kuzamura umunyantege nkeya igacecekesha ukomeye. Ukomeye akajya munsi y'ibirenge by'uwo yitaga umunyantege nkeya. Hanyuma Imana yo mu ijuru irambwira ngo Afurika ngo nimushyire hamwe kandi muhuze umutima. Hanyuma ngo kuko Imana igambiriye kuza kuzamura Afurika, kandi Imana ije gushyigikira Afurika, namwe mugeraho abandi bageze, ngo ntabwo ari mwebwe muzahora musuzugurwa, kuko namwe Imana iri muri mwebwe, kandi Imana ije gukorana namwe, kandi Imana ije gukora buri kimwe cyose ku bwanyu. Ngo icyo musabwa ni muyigarukire, muyubahe, muyikorere uko bwije n'uko bukeye, mumenye ko iyi Imana nta yindi bangikanwa nabyo. Iyi ni Imana y'amahoro, iyi ni Imana y'ibyishimo, iyi ni Imana y'umunezero. Iyi Mana aho yageze yimura ibitavuga Imana, ibindi bitavuga Imana byose irabyimura. Iyi Mana ntabwo yanurwa imvura iguye, n'izuba rivuye ntabwo yanurwa. Iyi Mana ntabwo irebeshwa irirebera, iyi Mana ntabwo ivugishwa irivugira, iyi Mana ntabwo yumvishwa ahubwo iriyumvira. None rero mwese yumvise gusenga kwanyu, mwebwe mwabaye imbere y'Imana, irabahindukire kandi irabagarukiye. Ije gukora iby'ubutwari ku buzima bwanyu, ije gukora iby'ubutwari ku buzima bwanyu. Ariko irambwira ngo wowe wibwira ko ukomeye, ngo umenye ko udakomeye, ngo niyo ikomeye yonyine. Ije kugucisha bugufi, kandi ije kugusuzuguza. Buri wese agusuzugure, buri wese amenye ko wasuzugurizwa, kandi igisuzuguro kizakwira ku isi hose. Uko wigize igihangange, wigize igitabashwa, wiyemeje kwimena amaraso, wiyemeje kwica abantu, hanyuma Imana ije kukuvana mu nzira. Ije kukwereka ko udakomeye, ije kukwereka ko ntacyo uri cyo kuri yo. Ariko Imana izamuye umunyantege nkeya, Imana izamuye umunyambaraga nkeya. Imana ibwira Gideyoni, iramubwira ngo rero ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Nawe munyarwanda genda uko imbaraga zawe zingana, wowe mundi wubaha Imana genda uko imbaraga zawe zingana, nawe mukongo munyamurenge genda uko imbaraga zawe zingana. Icyo usabwa ni ugukiranuka, ibindi byose ubiharira Imana. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, kandi Imana yo mu ijuru nikomeze ibishimire. Imana yo mu ijuru igambiriye kubakiza inzasaya z'intare. Intare ni inyamaswa ikomeye, twese turayitinya, ariko hari abigize intare. Imana ije kubakura mu menyo yazo, mu menyo y'izo ntare, ije kubakura mu nzara z'iyo ntare, kubera ko Imana igambiriye kubagirira neza. Hanyuma irambwira ngo niwumva wowe ukomeye, ngo niwumva ibi byose bibaye, ngo uzamenye ko Imana yabikubwiye. Rero
mwebwe mwari muduteze amatwi, Imana yo mu ijuru nibaho umugisha kandi nikomeze bishimire. Tugannye ku musozo kandi mukomeze kugubwa neza. Wowe wumvise ubutumwa, icyo tugusaba ni ugukora subscribe, hanyuma ugakora share, ugatanga na comment na like, ukabikora hanyuma ubutumwa bukagera aho bugomba kugera. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Nawe Imana iguha umugisha kandi igikongerera imbaraga kandi guhe n'ibindi byose, ikwereke byinshi cyane. Mwebwe mutuye mu Burundi, muri Kongo n'ubwanyu, namwe muri mu Rwanda, mwumve ubutumwa kugeza aho yatangiriye kuko n'ubwanyu. Reka rero tugushimire mukozi w'Imana, Imana niguha umugisha. Twagusaba kugira ngo uduhe nimero zawe kugira noneho abazagukenera be baza guhamagara bagushaka. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nimero mwadushakaho ni 8224 7909 cyangwa se kuri 78 78 76 238. Iyo niyo nomero wadushakiraho. Ukeneye ubujyanama turagufasha, ukeneye gusenga turagufasha tugusenga, n'ibindi bibazo washaka kutubaza byose waduhamagara ukatubaza tukagusubiza. Hanyuma rero umwanya wose wifuza ko tugusengera muri groupe, dufite groupe ikorera online yitwa bari mu rugendo rugana mu ijuru, waduhamagara tukagushyiramo, cyangwa se ubundi buryo bwose wakenera tugufasha twagufasha. Hanyuma uduhamagara ku izo nomero zombi tukubwiye. Urakoze mukozi w'Imana, Imana niguha umugisha kandi n'abadukurikiye Imana ibaho umugisha. Murakoze. Yego murakoze. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye mwami mwiza, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko wabanye natwe, kandi tugushimiye ko ari wowe uvuganye natwe. Hanyuma turakwinginze ngo ugire ibyo wikorera kandi ugire ibyo urema mu izina rya Yesu. Iri jambo ryawe rigende rigugera aho rigomba kugera kandi rikore buri kimwe cyose. Aho ijambo ryawe rigezeho indwara zirakira. Niyo mpamvu tukwinginze ngo nutambuke mu barwayi bari hirya no ku isi bakize, kanseri zirakira, sida zirakira, abarwaye umutima bakize, abarwaye umuvuduko bakize, abarwaye buri buryo rwose, uburwayi bwo aribwo bwose n'imyuka mibi yose n'ubu kubakiza mu izina ryawe. Ukuri Imana ikiza kandi uri Imana irengera kandi uri Imana ikora buri kimwe cyose. Hanyuma ni wamare kandi ushyirwe hejuru. Twebwe twese rero turi imbere kandi tugucire bugufi kandi twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Amen. Amen.